naje kubashimira muri rusange. Amazina yanjye ni Nsabimana Sirasi. Ngira ubuntu bwo kumenya uriya mupapa John kuko namwumva ko yarise Rusizi kenshi, naragerageza no kumuhamagara ariko ntibikunde. Hari ibintu yavuze bijyanye n'imirimo, ndagira ngo mbere na mbere banze mubaze, ese imirimo n'imbuto bitandukaniye? Ikindi yavuze ku bintu bijyanye no kuba mukiranutse, yumvishe cyane muhamya ngo turabakiranutse, kandi mu by'ukuri Bibiliya iratubwira ngo uwiyita umukiranutse aba yise Imana umunyabinyoma. Ese ibyo bintu iyo mubivuga mushingiye kuki? Ese iki kibemeza ko muri abakiranutse nyakuri? kugira ngo natwe bidusobanurire. Murakoze. Egera imbere. Sawa? Reka mbere ku cyanyuma. Uravuze utese yo ko biri ivuga ko uyita umukiranutsi aba yise Imana inyabinyoma. Ese ubwo bivuze ko uyise umunyabyaha aba avuze ko Imana ari sawa kabisa? Muri make ubwo abanyabyaha ari bo sawa. Ariko tugende ku kibazo. Bibiliya urumva nawe bivuze neza ngo nuwiyita umukiranutsi. Ubyiyita uvuze ngo ngewe ndi umukiranutsi, none urugero ko mwese mwiyita abakiranutsi mushingiye kuki? Ubanza waje nyuma hari kuko nibyo nasobanuye amasaha yose namaza burya byo noze nsobanura. Ntangira navuze ngo ndashaka ko hagira byibuze n'umuntu umwe umenya uburyo umuntu yaba umukiranutsi. Niba twatangiranye sinakurenganya ko utumvise kuko ntibari kubyira, ariko navuze ngo umukiranutsi uzajya mu ijuru ni umuntu wemeye ko ibyaha bye byabazwe kuri Kristo akabihanirwa. Yesu amaze kubihanirwa, iyo ubyemeje umutima wawe aguha gukiranuka kwe. Iyo password ntigucike, aguha gukiranuka kwe. Nabisobanura navuze ko Kristo atigeze akora icyaha, nuba atagikora n'iteka ryose atazagikora. Biva ngo niwe wakiranutse nk'uko Imana ishaka. Iyo wemeye igihano yahanwe kubw'ibyaha byawe bihaniwe, afata uko gukiranuka kwe akakuguha kukaba ukwawe, nawe ukabaye umukiranutsi udafite gukiranuka kwawe, agufite gukiranuka kwa Kristo. Abafilipi igice cya 3 Pawulo yarabisobanuye neza, aravuga ngo kubw'imirimo itetswe n'amategeko nari inyangamugayo, arisobanura ngo ariko maze kubona gukiranuka kwa Yesu guheshwa no kwizera, ngo bya bintu byose tabona bibaye nk'amazi bimwe yajyaga yirata. Bivuze ngo Pawulo ntiyarazi gukiranuka kwa Yesu, yiratanaga gukiranuka kwe. Ntabwo gukiranuka kujyana umuntu mu ijuru ukwawe, n'ukwa Yesu aguka kwambara nk'impano. Mwakijwe n'ubuntu kubwo kwizera, ngo ntibyavuye kuri mwe, si gukiranuka kwawe, ni impano y'Imana. Ni kado Imana iguha. Ngo Imana yakunze abari mu isi iratanga, iraguha, iguha Kristo kugira ngo gukiranuka kwe kukujyane mu ijuru, kuko wowe gukiranuka byakunaniye. Kuba umuntu ngo yavuze ngo ni umukiranutsi ngo yise Imana inyabinyoma, ibyo ni ibintu idini ryinjije mu bantu rirabihengeka rirabigoreka. Nta niba mu byanditswe. Ahubwo ni ukuvuga ngo umuntu wese utagira gukiranuka kwa Kristo akavuga ko afite gukiranuka kwe kumujyana mu ijuru, ariyo ya mirimo nyine, uwo nguwo niwe munyabinyoma utagira gukiranuka kwa Kristo. Tubya nana gukiranuka tuvuga dufite ni ugukiranuka kwa Yesu yaduhaye kutubarwaho. Nawe ni wizera urupfu rwa Kristo kurakubarwaho nawe ubewe ni. Ntiwumvase ko kubera kutakugira ko ariyo mpamvu urumva umunyabyaha. Nidumureka kubwira ati uramenye ntuzatinyuke kwa kurinduka, ariko ndi banabitinyuka nyine. Umuntu abitinyuka amaze kumenya uburyo Imana igira umuntu intungane. Pawulo yarabigaragaje ngo Imana yagaragaje uburyo Imana igira abantu intungane, ngo amategeko atabigize mu ruhare.
ngo kandi uko gukiranuka ngo Imana iguha umuntu wese wizeye Kristo we ntatandukanye. Amen. Gukiranuka tuvuga si ukwacu nuko Yesu yaduhaye kutubarwaho nandiko kujyana umuntu mu ijuru. Amen. We wongera avango ese ngo imirimo n'imbuto bitandukanye. Igiti cyose cyera imbuto zacyo. Amen. Nigeze mvuga kandi amasengesho y'umunyabyaha n'icyaha. Amaturo y'umunyabyaha n'icyaha. N'imirimo myiza y'umunyabyaha n'icyaha. Kuko umuntu ari igiti kibi n'imbuto yera n'imbi ko Yesu yavuze. Ngo nibivuga ngo igiti ni kibi n'imbuto zacyo muzitemi. Iyo utabyawe n'Imana ngo ufite gucyanuka kwa Yesu uri igiti kibi. Kuko uri mwene Adamu. N'ibintu byose wera nizo mbuto byose bihinduka ibyaha. Amen. N'ibyo idini ryakubwiye ngo ni ibikorwa byiza nabyo bibi ibyaha. Kuko nabyo ubuzabizira. Ubuzabizira kubera kuri igiti kibi. Isengesho ry'umunyabyaha naryo riri icyaha kuko ni ry'umunyabyaha nyine. Ituro ry'umunyabyaha naryo ni icyaha kuko ni ry'umunyabyaha. Ibikorwa by'umunyabyaha nabyo ni ibyaha kuko ni imbuto zeze kuri cya giti. Birumvikana ngo rero iyo umuntu adafite gucyanuka kwa Yesu atarizera Kristo aba ari igiti kibi n'ibyo akora byose ni bibi. Birikaba mu gikorwa cyose kidakorwa kwizera mu kiba cyaha. Baguye mikoro. Mwakoze. Baravuze ngo igiti cyera imbuto zacyo. Bishatse kuvuga ngo nta ndimo yakera icombo ry'umva. None iyo ukoze imirimo mwavuze ngo imirimo sijyana umuntu mu ijuru. Deja icyo nashaka kuvuga mvuga ibi bintu nanze kujya hoseje ibyo mwavugaga. Ariko nashaka kwinjira neza mu ijambo mwavuze. Mwavuze ngo imirimo y'umuntu sijyana umuntu mu ijuru. Bishatse kuvuga ngo nta nubwo dukwiye kwera imbuto. Kuko bishatse kuvuga ngo nta nubwo dukwiye gukora ibyiza tukiri ku isi. Nta n'umuntu dukwiye kugirira neza, nta dukwiye gufasha kugira ngo bitagaragara. Iyo ntabwo ari imirimo. Ndagira ngo mbaze ese icyo ngicyo ntabwo ari igikorwa cy'urukundo. Ese niba dufite urukundo turi abana b'Imana, umwana w'Imana arangwa n'iki? Arangwa n'urukundo. Kuko dufite kuko ndatekereza mu Baheburayo uretse kurenga wowe nyine uri kumva uri we nyine yenda umwana w'Imana ndabihamya. Ariko nturi umukiranutsi. Ni umukiranutsi. Uri umunyabinyoma noneho. Dushingiye ku byo wavuze kare. Yewe reka nkubwire. Bisobanura nyine neza. Wowe uvuze ko uri umwana w'Imana. Yewe kare wavuze uretse gato. Tujyane neza twitonze. Kare wavuze ko ari umukiranutsi abahise Imana inyabinyoma. None uvuze kuri we. Ubwo wise Imana inyabinyoma. Yego. Babarira gato baza gusubiza. Byukuri ariko uretse nyine usingura aho hantu bazo wazingure neza. Hazingura. Hazingura. Uri umwana w'Imana ariko uri umukiranutsi cyangwa hoye? Ngiye kugeza ubu ngubu ndi umwana w'Imana ariko si n'umukiranutsi twabaye umuntu bw'akiranutsi. Ndosaba noneho ko ihene ibyara ihene n'inka ikabyara inka n'imbe bikabyara imbeba ubwo Imana ibyara iki? Imana ibyara umwana wayo w'umunyabyaha. Oya ntagomba kubyara umunyabyaha. None se wavuze ko umwana w'Imana none uri umunyabyaha. Ubwo se urumva ari Imana yakubyaye? Oya reka ngiye mbanze reka mbanze nsubize gato. Impamvu nkubajije ibyo bintu ni ukugira ngo usobanukirwe ibyo uri muvuganye tunabijyanemo. Sibyo? Kuba umwana w'Imana biba bivuze kuba warabyawe n'Imana, Imana ikaba ari so, ukaba uri umukiranutsi nk'uko Imana ari umukiranutsi. Mu gihe utari umukiranutsi ubwo nturi wenyine. Kandi iyo utari kimwe buri kintu. Iyo utari uw'Imana uburi ibyo ntibihengezwa nta n'ukuri bigora gusa. Noneho urumva ko ikibazo ufite gusa ni kimwe, ni ukumenya uburyo umuntu aba umukiranutsi nyine ukabimenye. Nicyo kibazo ubundi. Noneho iyo umaze kuba umukiranutsi nta nibwo ujya wasenga bikemera. Isengesho ry'Imana ikaryemera kuko ubaye umukiranutsi. Nibwo ujya wakora igikorwa cyiza Imana ikacyemera. Naho ibikorwa byiza byo wabikora ariko ukaba uri n'umunyabyaha ukaba uzajya no mu muriro. Bibiliya ivuga ngo niyo wakwitanga ngo utwikwe ngo utagira urukundo ngo ntacyo byakumarira. Ngo niyo watanga ibyo byose ukabiha abakene ngo utagira urukundo. Bibiliya ivuga ko Imana ari urukundo. Iyo udafite gukiranuka kwa Yesu ngo uri intungane.
ubujijwe kugira ikintu cyose cyiza ukora, icyo uzakora cyose kizaba ari cyawe uri kongera kuki. Nakongera akantu gato, kuko mu by'ukuri abantu babyibeshyaho cyane. Gukora ibyiza ntabwo bikugira uw'Imana. Tubona Koroneli wabikoraga ndetse byinshi cyane, ariko nawe akaba atarazi icyamujyana mu ijuru. Ese ibyiza biva he mu munyabyaha? Biva n'ubundi kuri Satani, kubera ko Satani yahaye umuntu ubuzima buri mu icyiza n'ikibi, sibyo? Bivuze ngo umuntu aba mu ibyiza ndetse n'ibibi. Niyo mpamvu umuntu arakara akanaseka, biri kumvikana. Niyo mpamvu umuntu afashe umuntu ariko akamukubita n'urushyi, byose n'ibyaha, sibyo? Ni icyiza ndetse n'ikibi biba mu muntu. Ubwo n'ubuzima burakomora kuri nde? Kuri Satani, biri kumvikana. Navuga ni rero icyiza cyo mu muntu nacyo ni ikizira imbere y'Imana. Yesu yarabivuze muri Luka 16:15, abwira abantu ngo mukunda kwigira abakiranutsi imbere y'abantu, nyamara Imana iziba mu mitima yanyu. Kubera ko icyogejwe imbere y'abantu ni ikizira imbere y'Uwiteka. Bivuze ngo cya cyiza cy'umuntu abantu bose barahirira, sibyo? Nacyo burya kiba ari ikizira imbere y'Uwiteka. Impamvu naho kigira gute? Naho gikomoka cyangwa gituruka, sibyo? Ntabwo bivuze ngo mu munyabyaha nta byiza bibamo. Oya, bibamo, ariko bikaba ari byiza imbere y'abantu, bikaba atari byiza imbere y'Imana. Nabyo Satani ahera ashuka abantu ngo nibakora imirimo myiza izabajyane mu ijuru, ngo nibasorome ku giti yabahaye, bakureho igice kimwe cy'icyo giti, ibyo basoromyeho byitwa ibyiza bazabishyire Imana. Zura umusaruro twakuye kwa Satani, ntiwawemera tukabana nawe mu ijuru. Uri kubyumva? Niyo shingiro burya ry'idini. Ni ahantu Satani atoreza abantu be gukora ibintu bita byiza, ariko akababwira ko ari bizabajyana he? Mu ijuru. Ariko biva hehe? Biva ku icyo giti n'ubundi umuntu yariyeho aricyo kibi, sibyo? Reka mvuge ngo ndetse ibyo bintu bita byiza nibyo bibi cyane no kurenza ibyo wakwita ko ari bibi, kubera ko nibyo uheraho urwanya Imana, na nibyo uheraho urwanya gukiranuka kw'Imana, kubera ko umeze kuba ko nawe ufite ukwawe. Sinzi nimba wabyumvisha. Twakwakira n'abandi, ntabwo twaza kugezaho ubyumva burundu, ahubwo uraza gukomeza kubitekerezaho. Nakabazo kamwe ngiye kumubaza gato cyane. Nta kibazo. Uzirikana ko dufite abandi. Nandi kugira ngo mubaze, yavuze ngo iyo umaze kuba Kristo hari ikirango uba ufite. Iyo umaze kuba wa Kristo hari plaque cyangwa se hari icyo uba ufite kikuranga. Nyine nabajije ngo icyo kintu kiranga umukristo nyawe, nkuko muvuga ngo twebwe turi abera. Ese koko ibyo bimenyetso mufite ni ibihe? Ese nta byaha mukora? Nuko dushaka tuvuga ko nta byaha mukora no muri iyi si. Ese mukoze ibyaha bigaragarira abantu mubyifata mute? Murakoze. Icyo kizaza kunsubiza. Urakoze nawe. Uko kwera ariko wakumvise se? Kwera navuze kujyana umuntu mu ijuru wakumvise? Bakumvira bikora umuntu tumwe gusa ukumbwira. Kwera uko umaze kubyumva ukije uko wabisobanuriye. Iyo umaze kwera uba wera gute? Kwera nuko ushobora guhamya Kristo nk'uko wamuhawe, nk'uko wamwakiriye, ukamuhamya neza n'umutima wawe wose. Ibyo bintu nigeze mbivuga? Ntabwo nigeze mbivuga bene ibyo bintu.